kuko ku isi ho nabonye ibihembo byaho ari bikeya. Ibihembo ndavuga biba mu bantu, ariko Imana irahemba kandi igahemba neza. No kuba umuntu ariho rero, kuvuga ngo kujya kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se kureba umuntu runaka cyangwa gukora ikintu runaka cyangwa gukora Bibiliya, ntabwo bisaba ngo ube udakora, cyangwa ntabwo bisaba ngo ube wicaye mu rugo gusa. Bisaba kwitanga na commitment. Ariko iyo ndebye nkicara hano nkareba umwana waje uri mu bibazo, uciye mu nzira mbi, ari umutineja, umwangavu, nkabona arahinduye ubuzima, yakiriye Yesu Kristo, abashije kujya mu mashuri ariga, icyo cyonyine mba numva kimpa imbaraga zo gukomeza ibi bintu, kuko hari ibyo umuntu akora mu buzima bwa buri munsi nabyo biba ari wenda no gufasha abantu, ariko ikintu gihindura umutima w'umuntu kigatuma umuntu afata ibyemezo byiza ni ikintu kiba gikomeye, kandi nta kindi cyashoboka usibye icyo umwami Yesu aba yarashyizeho kiri mu ijambo rye, biciye mu kwizera Kristo umwami akagukoreramo. Rero ibyo bintu ntacyo wabiguranura. Ahantu umuntu azababaye agataha yishimye, umuntu ahantu aza yihebye agatahana ibyiringiro, biranezeza. Niyo yaba ari umwana umwe, niyo yaba ari babiri, niyo yaba ari batatu, cyangwa n'umuntu mukuru, ahantu umuntu aza ari umusinzi wo mu kabari agahinduka ubuzima bw'umuntu bugahinduka ubureba n'amaso yawe, wabigurana iki se? Kuko Imana yampaye amahoro yo mu mutima. Imana yaranyijije, Imana yabanye nanjye, Imana yamaze irungu, Imana yampaye amahoro, Imana yankijije byinshi, Imana yambanye kure. Nanjye ngomba kwibwira abandi ibyo Imana yankoreye, ngomba kubibwira abandi. Ariko ikintu icyo ari cyo cyose cy'Imana yankoreye ngomba kukibwira abandi, ngomba kuvuga ineza y'Imana n'urukundo rwayo no gukomera kwayo, kuko muri Yesu naboneyemo ibyo ntaboneye mu babyeyi, muri Yesu naboneyemo ibyo ntaboneye mu miryango, muri Yesu naboneyemo ibyo ntaboneye muri community. So kumukorera nako kwishyira hariya nkaba igikoresho agakoreramo, how can I stop that? Nzabikora ndushye, nzabikora ntarushye, nzabikora igihe cyose igihe Imana izashobozaho. Hari imbaraga muri Kristo. Kristo afite imbaraga, bitabaye ibyo natwe ntabwo twabibamo, gusa twe turi abasazi. Ntabwo turi abasazi. God bless you. Ariko ni ukuri, impamvu mvuze ibi ni uko mumbaza muri benshi, muri mu mamesage yanyu DM, ariko ntukora akazi ngo what? Uzabaza abantu ba muri iki gihugu niba nakora. Ariko icyo nzi, Yesu aruta byose. Yesu aruta akazi, Yesu aruta umuryango, Yesu aruta abana, Yesu aruta, kuko ibyo byose niwe ubideha. Nanjye rero agomba kuba the center of my being.